Munyemerere ntangire mbashimira mwebwe tubana muri iki kiganiro, by'umwihariko nshimira n'abantu bakanze subscribe kuri ino YouTube channel yacu, dusaba n'abantu batarakanda subscribe kuba bayikora kugira ngo dufatikanye kwagura uyu muryango cyangwa kwagura kino gikorwa kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu muri benshi, mujye mubasha kubona ibiganiro byacu muri ahantu hatandukanye. Nta gutinda rero, uyu munsi rero nk'ibisanzwe muzi ko dusanzwe turi kuganira ku makuru y'abahanzi ndetse n'ibindi byamamare bisanzwe yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu munsi nabazaniye umuhanzi bita Amalon cyangwa muzi nka Amalon. Nta gutinda reka nze tumuvugaho amakuru arambuye cyangwa tumurebaho amakuru arambuye. Nta gutinda reka duhite dutangirire aho Amalon yaba yaravukiye cyangwa se amazina ye nyakuri. Uyu mugabo muzi nka Amalon, amazina ye nyakuri ni Amani Bizimana, akaba aririmba akoresheje izina rya Amalon, akaba yaravutse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu, akaba yaravukiye mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba, akaba afite ubwenegihugu bw'umunyarwanda. Uyu Amalon rero abenshi mwari mumuzi nk'umuntu ukuze cyane, ariko mu by'ukuri aracyari umwana, umuntu ufite imyaka 30, ntabwo ari imyaka myinshi cyane ku buryo cyangwa se ugereranyije n'uko abantu bamubonaga. Uyu Amalon rero akaba yarize amashuri abanza muri ICAM Kigali, akaba yarize amashuri yisumbuye muri Eto Kicukiro ndetse na Kagarama School, nyuma ajya muri EPRC Kicukiro, akaba aririmba injyana nka Afrobeat, R&B ndetse n'izindi z'urukundo cyangwa se n'izindi njyana baririmbamo urukundo cyane cyangwa se bagaragaza amarangamutima. Reka ngaruke tureba muri kariyeri ye y'umuziki cyangwa se uko yaba yarigiye mu muziki n'igihe yaba yarawinjiye. Nari mbabwiye ko tugiye kugaruka tureba kuri kariyeri ye y'umuziki cyangwa se uko yaba yarinjiye mu muziki. Amalon rero akaba yaratangiye umuziki aririmba rap mbere yo guhindura Afrobeat na R&B, ibintu byamuhesheje kumenyekana mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Yakunze kumvikanwa cyane guhera mu mwaka w'ibihumbi 2018 ndetse na 19. Uyu muhanzi Amalon rero bakaba batubwira ko yamenyekanye cyane se cyangwa se yamenwe cyane cyangwa se indirimbo ze zarebwe cyane mu mwaka w'ibihumbi 2019 ndetse na 2018, ubwo yashyiraga hanze indirimbo ye ya mbere cyangwa se indirimbo ye yakunzwe cyane yiswe Yambi, yatumye izina rye ryamamara mu bahanzi b'umuziki nyarwanda ndetse no hanze yarwo. Yari umuhanzi w'umunyarwanda wa mbere wasanganywe ku rubyiniro na Burna Boy mu gitaramo cya Burna Boy Experience i Kigali mu mwaka w'ibihumbi 2019. Uyu muhanzi Amalon rero akaba ari we muhanzi wa mbere cyangwa se akaba ari we muhanzi w'umunyarwanda wagiranye igitaramo n'umuntu ukomeye. Bakaba baragiranye igitaramo na Burna Boy mu gitaramo cya Burna Boy cyabereye i Kigali cya Experience mu mwaka w'ibihumbi 2019. Reka tugaruke tubabwira n'andi makuru. Reka tugaruke tureba indirimbo ndetse n'ibihangano yaba yarasize hanze bikamenyekana cyane. Indirimbo ndetse n'ibihangano rero, uyu muhanzi Amalon afite indirimbo nyinshi zakunzwe kandi zamenywe n'abanyarwanda. Bimwe mu bihangano bye by'ingenzi, uyu muhanzi Amalon nababwiye ko yasohoye indirimbo yiswe Yambi mu mwaka w'ibihumbi 2018. Iyi ndirimbo Yambi, indirimbo yatumye amenyekana cyangwa se indirimbo yamuzamuye kurusha izindi. Nyuma yaje gusohora n'indi ndirimbo yise Byakubaho, imwe mu ndirimbo ze zakunzwe cyane kurusha n'iriya ndirimbo Yambi. Wumva ko ari indirimbo y'urukundo. Yakomeje gusohora indirimbo zirimo By'ukuri, Impanga, Ngirente, Delila ndetse Amabara ndetse n'izindi nyinshi zagiye zitandukana. On Me Family ni indirimbo zasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2020. Nari maze kubabwira ko yasohoye indirimbo ziheruka cyangwa se zasohotse vuba, harimo On Me
Family ndetse n'izindi nyinshi, indirimbo zasohotse mu mwaka wa vuba hano ngaha, ndetse nyuma yaje gusohora indirimbo yakunzwe cyane akaba yarayise n'Imana. Indirimbo ikaba yarasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2025, kuri ubu ikaba igeze kurebwa n'abantu basaga miliyoni 2 ku rubuga rwe rwa YouTube. Urebye ukuntu yakoraga umuziki mbere na mbere, gusa yari yaratuje bitewe n'ibibazo bitamenyekanye bitatumye atuza cyangwa se bitagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. Iyi ndirimbo n'Imana rero akaba ariyo yagarutse asohora. Urumva kumara igihe kingana n'imyaka 4 udakora, ukagaruka usohora indirimbo ikarebwa na miliyoni 2, urumva ko uba ufite izina rikomeye cyane ugereranyije n'abandi. Uyu Amaron rero akaba azwiho kuririmba indirimbo z'urukundo, by'umwihariko yaba ku bantu b'abajene cyangwa se abantu babana nibo bantu bakunda kumva indirimbo ze cyane, kubera ko ziba zifite ubutumwa bwinshi ziba zitanga kuri bo. Reka ngaruka mbabwira imyifatire ye n'ubuyobozi cyangwa se n'imishinga yakoze igihe kinini akorana na Raba 1K Entertainment, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2021 munyihanganire, yasubitse amasezerano mu mahoro kugira ngo ashakishe izindi nzira zo kuzamura impano ye. Nyuma yo kuva muri Raba 1K Entertainment, yakomeje kugira umuziki we mu buryo bwigenga cyangwa se mu buryo bwihariye. Uyu umuhanzi rero akaba yaragomeje kwikorera cyangwa se akaba yarabashije gusezera muri Raba 1K Entertainment kugira ngo yikorere umuziki we ku giti cye, nta muntu umugenga. Reka duhite tugaruka tureba imyitwarire cyangwa se imyifatire ye n'umwanya afite mu muziki. Nari mbabwiye ko tugiye kugaruka tureba ku myifatire n'umwanya afite muri muzika nyarwanda. Amaron rero akunzwe muri East Africa no ku mbuga nkoranyambaga kubera amajwi ye meza n'uburyo ahuza injyana y'umuziki ugezweho n'ibisigo cyangwa Afropop cyangwa se R&B. Azwiho guhanga ibihangano byumvikana benshi bakunda cyane, bigaruka ku bintu byo mu buzima busanzwe bw'abantu, yaba mu nkundo, ibyiyumvo, icyizere ndetse n'ibindi, harimo no kwizerana. Rero Amaron ufite kwibaza ngo arihe mu rugendo? Uyu muhanzi ntarimo kuruhuka cyangwa se ntarimo gutuza, arimo gutegura alubumu, asohora indirimbo nshya, kandi ari kongera kubona urukundo rw'abakunzi be mu buryo bukomeye cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu Amaron rero ntatuje habe na gake, kuko yakomeje gusohora n'izindi ndirimbo nyinshi cyane. Nyuma ya n'Imana yasohoye indi ndirimbo yise Mamito. Twarakundanye na Mamito kuva kera tukiri bato batari gito, TikTok itaraba TikTok. Iyi ndirimbo rero ukaba wumva ko ari indirimbo nziza kandi ari nziza cyane. Akaba yarayinyujije ku rubuga rwe rwa YouTube channel ndetse n'izindi imbuga zicururizwaho muzika, ugereranyije nuko byagiye bigaragara. Gusa nyuma ya Mamito yaje kugirana collabo n'abahanzi batandukanye, yasoranye indirimbo na Airways ndetse na Bruce the First, ubwo basohoraga indi ndirimbo yabo nyuma y'uko asohoye n'Imana cyangwa se nyuma y'uko agarutse mu muziki nk'uko yari yaratuje. Reka ngushimire rero twabanye muri iki kiganiro, mwabanye muri iki kiganiro yari Shibra, aho nkwibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment, aho wumva bitagenda neza ukatubwira nta kibazo tugahindura. Kandi kundanye na Mamito kuva kera tukiri bato batari gito, TikTok itaraba TikTok.